kundi bagwaye ngo niba ngo darije de poche niba ari de poche kwa kunda gufata ibintu byo guposhinga niki yetaga amafoto bwa bufaranga bwose imbere yanjye ngabujyana muri kantine nako nirukanga inshuro zirenga 300 ku ishuri. Imyaka ingahe? You know nahize imyaka 200. Hari umugabo bitaga umumeke bitaga wakundaga kugenda avunika ngo niba ari Magadarena akipfisha yitaga Kazura. Iyo yacanwaraga agapfa yitaga Muzura. Yakinaga n'akana kagakubita yamara kugakubita kagapfa kayita Kazura yajya bakavanga umwana kaga kumwana wanyu kandi ari muzima. No Yesu ari mwiza gukora abantu. Urabona ko Yesu shagiye yabayeho social media zari ziriho icyo gende byo koko Jones Comedy icyo gende yadukoraga. Yesu hari n'utundi kure yajya gukora twatunaka. Ese ko kubona abasazi. Abasazi nabonye abasazi bari smart. Na musazi gikoragura amashaje wamukura he mu mujyi wa Kigali bose bagiye mu ntara. Nuwe muhanzi mu Rwanda okay muri gospel ukunda ko mu ndirimbo z'Imana? Ndakunda zikunda ku buryo nanjye kuvuga ngo nahera umwuka kandi umwuka nzawerera muheto divine. Niye ndirimbo yatewe ukunda? Ngiro ngibibanza birashira bikanibagirana uzabaze Petero yateruye umwana bizaruhira ubusa bazagusiguhagaze n'indundi bizumana ibyo biteze kurukurega hano bacanga basamurukana kuri stage ngaragarata koza ngo bizangiza umwana. Niye yambonye ukunda se? Njye nkunda mukaro bro bazanye n'iteremusi nta ndirimbo yambonye ukunda nuwe muhanzi umunyarwanda cyangwa wenda wo hanze y'igihugu cy'u Rwanda? Umunyarwanda. Umunyarwanda ushobora kuba nikundira nka Israel Mbonye kuko ajyajya atirimba nk'akaririmbo ngo hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima asiga amafuta agenda avuga ngo bagenda bukebuke hari ubuzima bukebuke hari ubuzima no yajyaga bikura ku mukobwa hari ubuzima ese mugasi umukobwa ujya kwikura ku ibere ubuzima no gukura ku ibere burihe Israel Mbonye ese avuga ati umwuka wera nakutabaye. Niye ndirimbo ya The Ben ukunda se? The Ben hari indirimbo yize kwitwa ngo niba ari Amin Rafu. Icyo kintu wigiye Iwawa? Iwawa harigisha iwe mbese Iwawa reka mvuge manze murare oya waretse gukora twanze tuganira. Kuvuga ngo rero ikintu n'ingiye Iwawa nyine bakwigisha ibijyanye discipline. Bakwigisha discipline bakakwigisha ukuntu wiga nyine bakwigisha ukuntu wiga discipline bakwigisha ukuntu imodoka ishobora guterura moto bakakwigisha ukuntu igare ryaterura umumotari ibyo byose twarabyize birarangiye. None igitangaje muri ibyo nge nize kuri mayikano ngabana bakunda gukina n'utunyoni narabiririmbo delegiteri yaramubise kirandenga abana ngo bakina n'inyoni ariko hari inkuru numvishe buriya muri Bibiliya hari inkuru batigeze bandika bafishe buri icyo gihe social media zari zitaraza ngo za Jones Comedy sinza naze ariko icyo gihe Jones Comedy iriho cyo gihe none ngo umugabo bitaga Yesu yize gukora agacakira rumwana ngo yafataga ibyondo yamara gufata ibyondo akabibumbabumba akahita bigurutse icyo kigahita kivamo inyuma. Ndana mu Rwanda ngiye kumuvugira imbere y'amateleviziyo mwacanye ni ukuvuga ngo umukobwa bamwita muri divine ku buryo n'ubwo bimubonye nahita muhobera ugira ngo naheza se yego muheto uramukunda? Muheto ndamukunda ku buryo nanahera n'umwuka. Umukundira iki? Ku buryo njya nta handi bakujyanye mu bitaro wenda bagushizemo za bomboni wavunaguritse amaguru yagiye arabura uravuna ari ukuntu kumbwira ngo moto yagonze umumotari nakubwo kasike yagonze umumotari ibyo bintu biramutse bimbayo njye namo nkaba ndi mu bitaro bagushizemo bomboni bagushizemo ikinge bagupakiyemo amasahani sinzi ibintu byagupakiyemo bakambwira ati muhitaro ku muryango natoreka ibitaro nkajya kuri mwe narakigiraga ntabwo natugirana. Umukobwa wa mbere wateretse yitwaga nde? Umukobwa wa mbere nateretse bamwitaga Kanyange.
Kanyange yamuri agashya mwabagabo mwabo. Kanyange yagize gute nafite icyo gihe nagiraga amarangamutima cyane. Aravuga ati umuhungu reka nze mwereke. Amarangamutima yose twaba yajyanye. Umutima wanjye twaba rawujyanye. Sinzi bya bintu ugira ngo ngwagize ubw'ubusatima mu maguru. Fona byarabyikora. Ariko mfite bureke kamabwiri ngo mukobwa ubu bamufashe. Bamufatanye baga yarafite amabaga 10. Baramusaka basanga amarangamutima yanjye. Yarayikoreye imitima arayijyana ubu ari mu butabera. Ese ubona umukobwa wowe Jitafi yakunda muri uru Rwanda yakwifuza kubana nawe ninde? Yewe abe data we. Manye ndenge mukano. Uwo mukobwa rero hari ukuntu umuntu agira gute karota. Haje n'ikiza kurota no guza imodoka. Mu gitondo ushatse imodoka ndayibona. Hejuru. James Comedy. James Comedy. James Comedy. James Comedy. Mwana muto ubora kumuhanda barezi byapa ushaka gana amaso yawe dore yaratukuye ucuzi mafi yakuruvugira Sodoma ubora gufunze kandi nabifungo mama batutegura abahugu babiri tugira abanyingire mukuru wacu atunga nibateza agira ku mafaranga ariko ke bana beri twagize amahirwe yo kutunga mama twese tugatunganirwa ufata ufite ukabakunda abadafite mama ndaburyo ubikoza. Ugeze narizi ko birangiye amaswesele kuri Jitafi njana bazari wagiye ahantu henshi. Yewe ahantu hose ndi nkunda kunywa mu karo mu rugo navuye mu karo 10 nako nayo umuteri bose burindi nabo nkorera imwe. None se reka mubaze ugira teremusi zingahe wawe? Mu rugo afite teremusi 30. Ziba zirimo mu karo zose? Ndavunika ugahuye na Yesu yasama bwateri ko magadari nawe uko ure wampaye amazi magadari namubwateri kare ntabwo nagwa amazi Yesu aramo bwati yaba wabuze umuntu ugusabye amazi uzi ibintu byabaye. Ese wakuze usengera? Na jana senge mu madini abiri. Aya ngeno kuva ngo nakuze ndi kukino ko ejo navuye ku burokore ejo nagiye ku Busilamu kuko mama yari umusilamu wa nyawe na papa wanjye ari umusilamu nako yari umurokore wa nyawe. Nakaye gakora ndirimbo twa hari ubwoya. Hari ubwoya? Narizi ubwoya hari ubwoya twuhagije amaraso mezi. Iyo ndirimbo ni banice. Ubundi ndashaka ko tuganira. Yego. Ubundi amazina yawe bwite witwa nde? You know ariko kubera cyo byamberara bakemba kunyisa kuri nakureka mba nitwa Nacyo Imana Amusa. Witwa Amusa? Yeah. Jitafi warize? Yo Jitafi narize. Wize kamujanya. Wize waje mu kangahe? Nize ahantu bita mu ndangaburezi. None mu ndangaburezi narize ibintu byitwa bya maternity je nifite semanda kuva mu za serivisi ngo kujya nita kumisha. Buriya rukuntu ruhinja rurira umubyaka ryakaruhondagura kandi igihe umwana ari muri mu byo kurira. Ukamureka kare. Ukari umwana umureka kare. None wiga turokome warayirangije? You know nize turokome ndarangije. Ni cyo kintu wakundaga turokome? Turokome nakundaga ari umukobwa twakundanaga bitaga Kabaleza. Njeno ya bitibo ni mbogo ni rwabutabura. Ute warimo kareba nabo urimo kunjijisha kuma mukoro nako bikureba. Cheers.
ese mukariba miki mukaru mukaru bura nk'umugore wabyaye kwa kundi yabyaye ashobora kwitamo mukaru n'ukuri kw'Imana umwana ahita avuga. Jewe ndumwe mu bantu bavuze n'uruhinja ruvuga. Ngenda byibuka ko mama yakundaga kujya gusenga cyane, cyo yagiye gusengera mu bitabo gashekero, agezeyo nagiye mu cyumba ahantu ndapofuyenga ndavuga ngo GNC sinzi GNC yahiye, ariko ahantu ko ndeba GNC giye gushyira kukantu Jesus yatsibye ahantu birangije kubera ko bamweje bagasindira byose bikarangira, nuko baravuga ati nta kundi kuntu byagenda, reka tujye gute reka maze ko mukaru rero reka mumwereke mikrofone bayifata gutya reka mvuye mu cyaro. Kogejwe na Yesu batuva yije nama wiga tronkome hagati ya shimi na chemistry yumvaga iki? Nge numvaga rero asoma byitaga za physique, muri za physique suko nafata mu physique ngo ugafata ukawafata isabune ukayivanga n'isabune ngo bikabyara amavuta kumwe mukabo. Ko buretse DJ yadushema yandi bita ya yitwa nasimbutse wafata mu physique ngo ugafata ukawafata isabune ukayivanga n'isabune ngo bikabyara amavuta kumwe mukabo. Ko buretse DJ yadushema yandi bita ya yitwa nasimbutse. Ese reka mubaza ari wagiye ahantu henshi? Ewe ahantu hose ndi nkunda kunywa mukaru, mu rugo navuye ngo mukaru 10 nako nari umuteri musi burindi nabo nkorerimo. None se reka mubaza ugira teremusi zingahe wawe? Mu rugo afite teremusi 30. Ziba zirimo mukaru zose? What's that? Wiga sekondari wanateretaga? Narakigiraga nabona tutera. Umukobwa wa mbere wateretse yitwaga nde? Umukobwa wa mbere nateretse bamwitaga Kanyange. Kanyange yamuri agashya mwabagabo muraho. Kanyange yagize gutera ifite incugene kiraga amarangamutima cyane. Aravuga ati uyu muhungu reka nze mwereke. Amarangamutima yose abara yajyanye. Umutima wanjye abara ujyanye. Sinzi bya bintu ugira ngo ngwagizwe n'ubusatima mu makuru. Shona karakikorera. Ariko mfite bureka mabwiri ngo mukobwa ngo bamufashe. Bamufatanye bag yafite amabage 10. Baramusaka basanga amarangamutima yanjye. Yarayikoreye imitima arayijyana ubu ari mu butabera. Ese ubona umukobwa wo Jitafi yakunda muri uru Rwanda yakwifuza kubana nawe nini? Yewe nawe datawe mwana ndemye mukadu. Uwo mukobwa rero hari ukuntu umuntu agira gute karota kuvuga haje bigeze kurota no gufa imodoka mu gitondo ushatse imodoka ndayibona. Ngewe umukobwa ngo twakundana mu Rwanda ngiye kumuvugira imbere y'amateleviziyo ngacanye ni ukuvuga ngo umukobwa bamwita Muheto Divine. Kuburyo n'umuvumo mubonye nahita muhobera ujya ngo naheza se yego Muheto ndamukunda ku buryo nanahira n'umwuka.